ni ukwera kw'Imana. Kwera kw'Imana ni ukuvuga ngo kwera kw'Imana kugomba kugaragara ku buzima bw'umuntu uhagaze neza mu Mana. Ngo iyo umuntu ahagaze neza mu Mana, imbaraga z'Imana zigomba kugaragara ku buzima bw'uwo muntu. Kuko Imana dukorera ntabwo ari Imana yera gusa. Twavuze ko ari Imana yera, bikaba bituma kwera kw'Imana kugomba kugaragara ku buzima bw'uwo muntu. Ariko Imana dukorera ntabwo ari Imana yera gusa ngo bigarukiraho. Ni n'Imana y'inyembaraga. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahagaze neza mu Mana, n'imbaraga z'Imana zigomba kugaragara ku buzima bw'uwo muntu. Yesu ashimwe bene data. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibiteho muri byose. Uyu ni mwarimu Valens kandi wongeye kugaruka mu nyigisho igambiriye guhindura ubuzima bwawe. Inyigisho y'uyu munsi rero nayo ni inyigisho nziza twaguteguriye, tuzi ko izagira ikimara mu buzima bwawe, kuko nk'uko twabigusezeranije ibitazahindura ubuzima bwawe ntabwo tuzabikuzanira. Ibyo tugutegurira nibyo tuzi neza ko ni ibintu tuzi neza ko bizahindura ubuzima bwawe. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitatu bigaragara mu buzima bw'umuntu uhagaze neza mu Mana, cyangwa se umuntu uhagaze neza mu by'umwuka. Hari ibintu bitatu bigomba kugaragara ku buzima bw'uyu muntu. Hari ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahagararanye neza n'Imana, iyo umuntu ubuzima bwe butunganiye Imana, iyo umuntu nta kibazo afite mu mwuka, ahagaze neza mu by'umwuka, ni ukuvuga ngo hari ibintu bitatu bigomba kugaragara mu buzima bwe. Iyo ibi bintu bitatu ngiye kukubwira bitagaragara mu buzima bw'umuntu, ni ukuvuga ngo byanze bikunze hagombe kuba hari ikibazo uyu muntu aba afite mu mwuka. Ashobora kuba atabizi ariko kiba gihari kuko iyo kidahari, iyo umuntu ahagaze neza mu mwuka, ibi bintu bitatu bigomba kuboneka ku buzima bwe. Ibyo bintu rero tugiye kubireba. Nusanga hari kimwe muri ibi bintu ngiye kuvuga kitagaragara ku buzima bwawe, kandi wenda wari uzi neza, wibwiraga ko uhagaze neza mu by'umwuka, uzamenye ko hari ahantu ugomba gukosora. Burya haba hari ikibazo, ushobora kuba utabizi ariko kiba gihari. Ibyo bintu bitatu rero ni ibi bikurikira. Ikintu cya mbere kigaragara ku buzima bw'umuntu uhagaze neza mu Mana ni ukwera kw'Imana. Kwera kw'Imana ni ukuvuga ngo kwera kw'Imana kugomba kugaragara ku buzima bw'umuntu uhagaze neza mu Mana. Ni ukuvuga ngo Imana dukorera ni Imana yera. Niyo mpamvu n'umuntu uhagaze neza mu Mana, kwera kw'Imana kugaragara ku buzima bwe. Iyo Imana iri mu buzima bw'umuntu, iyo Umwuka wera ari mu buzima bw'umuntu, ni ukuvuga ngo kwera kw'Imana kugomba kugaragara ku buzima bw'uwo muntu. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abalewi 19 umurongo wa 2, Imana yabwiye Mose ngo ubwire Abisirayeli bagaragaze kwera kwanjye, kuko ngo nanjye ndi Imana yera. Uze gusoma mu Balewi 19:2. Kuko ari Imana yera, n'Abisirayeli bagomba kugaragaza kwera kwayo. Ndagira ngo wumve rero, iyo kwera kw'Imana kutagaragara mu buzima bw'umuntu, ni ukuvuga ngo uyu muntu aba afite ikibazo. Ni ukuvuga ngo iyo umwuka w'Imana ari mu buzima bw'umuntu, iyo umwuka w'Imana ari mu buzima bw'umuntu, ni ukuvuga ngo usanga uyu muntu akunda iby'Imana ikunda, akanga iby'Imana yanga. Usanga kuko Imana yanga icyaha, usanga n'uyu muntu yanga icyaha. Kuko Imana ikunda gukiranuka, usanga n'uyu muntu akunda gukiranuka. Kuko ubwami Imana yanga icyaha, uyu muntu nawe yanga icyaha. Imana igakunda gukiranuka, ugasanga n'uyu muntu akunda gukiranuka. Niko bigenda ku muntu uhagaze neza mu Mana. Ni ukuvuga ngo yanga iby'Imana yanga, agakunda iby'Imana ikunda. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu adafite gukiranuka muri we, iyo ubuzima bw'umuntu butera imbuto, dore ko na Bibiliya itubwira muri Matayo 7:20 ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ni ukuvuga rero ngo iyo umuntu atera imbuto nziza mu bantu, ni ukuvuga ngo ubwami akorera n'ubwo gushidikanywaho. Ashobora kuba akorera ubwami bwa Satani, cyangwa se ari mu wundi mwuka utari uw'Imana mutabizi, iyo mutamubonaho gukiranuka. Kuko ubwami bw'Imana ni ubwami bwo gukiranuka. Dusomye mu gitabo cy'Abaroma 14 umurongo wa 17, reka tuhasome wumva uko havuga. Abaroma
14 umurongo wa 17 baravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukunywa, atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwami bwo gukiranuka. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana ni ubwami bwo gukiranuka. Wumvise, ubwami bw'Imana ni ubwami bwo gukiranuka. Bivuga rero ngo iyo gukiranuka bitagaragara mu buzima bw'umuntu, ni ukuvuga ngo ubwami uwo muntu akorera ni ugushidikanya, ashobora kuba atari ubwami bw'Imana, kuko ngo ubwami bw'Imana ntabwo ari ukunywa no kurya gusa, ngo ahubwo ni ubwo gukiranuka. Kwera kw'Imana, Imana dukorera ni Imana yera. Niyo mpamvu umuntu uhagaze neza mu Mana, kwera kw'Imana kugaragara ku buzima bw'uwo muntu. Nubona umuntu aba mu buzima butejejwe, nubona umuntu aba mu byaha, nubona umuntu yibera mu bizira bidatunganiye Imana, ukabona hari ibintu akora bidashimwa n'Imana, ukabona ari umuntu udatinya icyaha ngo akwepe icyaha, ukabona yibera mu byaha byigaraguramo uko yishakiye, uzamenye ko uyu muntu ntabwo ahagaze neza. Ni ukuvuga ngo uzamenye ko uyu muntu Mwuka w'Imana atari mu buzima bwe. Niyo wabona hari ibindi bintu bimugaragaraho, ariko ukabona kwera kw'Imana kutari mu buzima bwe, aba ari ikibazo. Ushobora kubona hanura, cyangwa se ukabona hari ibitangaza bikoreka ku buzima bwe, ukabona mbese hari ibintu akangisha abantu kubereka ko afite Imana mu buzima bwe, ariko ukabona uyu muntu adafite gukiranuka muri we, ukabona adafite gutinya icyaha, ukabona atagenda nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ukabona aba mu bizira bidatunganiye Imana, ukabona nta kwera kw'Imana kugaragara mu buzima bwe. Uzamenye ngo uyu muntu ubwami akorera nubwo gushidikanywaho, ntabwo ari ubwami bw'Imana, kuko ngo ubwami bw'Imana nubwo gukiranuka. Icya mbere rero twabonye kigaragara ku buzima bw'umuntu uhagaze neza mu Mana, ni ukwera kw'Imana kugomba kugaragara ku buzima bw'uwo muntu. Tugiye ku cya kabiri. Ikintu cya kabiri kigaragara ku muntu uhagaze neza mu by'umwuka, cyangwa se ku muntu uhagaze neza muri ibi bintu by'Imana, cyangwa se umuntu uri mu mwuka w'Imana, si je peux dire, ni imbaraga z'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahagaze neza mu Mana, imbaraga z'Imana zigomba kugaragara ku buzima bw'uwo muntu, kuko Imana dukorera ntabwo ari Imana yera gusa. Twavuze ko ari Imana yera, bikaba bituma kwera kw'Imana kugomba kugaragara ku buzima bw'uwo muntu. Ariko Imana dukorera ntabwo ari Imana yera gusa ngo bigarukiraho, ni n'Imana y'inyembaraga. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahagaze neza mu Mana, n'imbaraga z'Imana zigomba kugaragara ku buzima bw'uwo muntu. Iyo Umwuka w'Imana ari muri wowe, ni ukuvuga ngo imbaraga z'Imana zigomba kugaragara mu buzima bwawe, kuko ijambo ry'Imana riratubwira mu Byakozwe n'Intumwa 8 ngo Umwuka wera nabamanukira ngo muzahabwa imbaraga. Kimwe mu bintu uzahabwa Umwuka wera nakumanukira harimo imbaraga, kuko Umwuka wera ntabwo agira imbuto gusa. Hari imbuto z'Umwuka wera zigaragara mu Bagalatiya 5, mu Bagalatiya 5:22. Ziriya mbuto zigomba kugaragara ku muntu uhagaze neza mu Mana. Nicyo cya kintu cya mbere twabonye. Iyo ziriya mbuto zitagaragara ku buzima bw'umuntu, aba ari ugushidikanya ku mwuka uri muri we. Ariko ntabwo ari izo mbuto gusa zigaragara mu muntu uhagaze neza mu Mana zonyine, hagomba kugaragara n'impano z'Umwuka wera, kuko imbuto z'Umwuka wera zerekana karakita y'Imana, cyangwa se kwera kw'Imana. Noneho impano z'Umwuka wera zikerekana imbaraga z'Imana. Wumvise, nizo zigaragaza imbaraga z'Imana. Iyo rero imbaraga z'Imana zitagaragara muri wowe, aba ari ikibazo. Ndagira ngo wumve, reka nkubwire, hari impano z'Umwuka wera zigera ku 9 zivugwa muri Bibiliya. Izo mpano zirazwi, uze gusoma mu Byakozwe, uze gusoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 12, uraza kubonamo impano z'Umwuka wera uko ari 9. Ziriya mpano uko ari 9, iyo nta mpano nimwe igaragara ku buzima bwawe mu mpano z'Umwuka wera, ahangaha aba ari ikibazo ufite. Kuko iyo Umwuka wera ageze mu buzima bw'umuntu, ahita atanga icyo bita impano. Wumvise? Ahita atanga impano. Kuko Bibiliya iravuga ngo mu Bakorinto ba mbere 12, uzasome ku murongo wa 7 wumve ngo buri muntu wese ngo agahabwa ikimugaragazaho Umwuka. Iyo Umwuka wera amanutse ku buzima bw'umuntu, ngo uwo muntu agomba guhabwa ikimugaragazaho uwo mwuka. Ni ukuvuga ngo bamwe bahabwa guhanura, abandi bagahabwa kuvuga mu ndimi nshya, abandi bagahabwa ibitangaza, abandi bagahabwa kwizera, abandi bagahabwa kurobanura imyuka, abandi. Ni ukuvuga ngo n'impano zigera ku 9. Hari n'abahabwa kugabura iby'Imana, ugasanga afite amavuta yo kwigisha iby'Imana. Ibyo nabyo biri muze gusoma mu Bakorinto wumve. Ni ukuvuga ngo hagomba kuboneka impano z'Umwuka wera ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ngewe iyo mbonye hari nka caci cyangwa se urusengero ari nta mpano z'Umwuka wera zikorera muri urwo rusengero ziboneka, nibaza niba Umwuka w'Imana ari aho hantu.
kuko iyo umwuka w'Imana ageze ahantu impano zayo zitangira kugaragarira aho hantu, impano z'umwuka wera. Ahantu hatagaragara impano z'umwuka wera uzahitondere. Niba nawe muri ziriya mpano z'umwuka wera nta nimwe ufite, ni ikibazo. Nibaza niba ufite umwuka w'Imana bikanyobera, kubera ko ngo buri wese agahabwa ikimugaragazaho umwuka. Uranyumvise? Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana amanuka mu buzima bw'umuntu, ijambo rikatubwira ngo buri muntu wese ngo agahabwa ikimugaragazaho umwuka. Iyo rero nta kigugaragazaho umwuka ufite, akaba nta mpano n'imwe y'umwuka wera iri mu buzima bwawe, question mark, ubwamukorera tubushidikanyaho, n'umwuka uri muri wowe tuwushidikanyaho. Hari ibimenyetso bizagendana n'abizera, Bibiliya itubwira ibimenyetso ngo bizagendana n'abizera. Uzasome turabisoma muri Mariko 16 umurongo wa 17, uze kuhasoma, si ngombwa ko mpo gusomera. Uze kujya muri Mariko 16 umurongo wa 17, uraza kubona ibimenyetso bizagendana n'abizera. Ni ukuvuga ngo niba uri mu ruhande rw'abizera, hari ibimenyetso bigomba kugendana n'ubuzima bwawe. Ibyo bimenyetso nibura bigera kuri 4 batubwira. Ibimenyetso bizagendana n'abizera biri muri Mariko 16 umurongo wa 17. Icya mbere ni ukuvuga ngo biratubwira ngo bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, niko Yesu yavuze ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera. Icya mbere ngo bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Ni ukuvuga ngo uwizera wese azaba afite kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Niba rero icyo kimenyetso kitagaragara ku buzima bwawe, nanjye nshidikanya niba uri ku ruhande rw'abizera, kuko ngo ni ibimenyetso ngo bizagumana n'abizera. None niba ibyo bimenyetso bizagumana n'abizera bitagaragara ku buzima bwawe, ndibaza niba uri uwizera bikanyobera. Nanjye byaranyobeye, kuko ngo bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Niba rero wowe udashobora niba kurambika ibiganza ku barwayi bagakira bitari ku buzima bwawe, cyangwa utanabyemera ko bibaho, nibaza umwuka uri muri wowe bikanyobera, kuko ngo ni ibimenyetso bizagendana n'abizera ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ariko wowe birashoboka ko uri umuntu uzi ko za ndwara abaganga bavuga ko zidakira, ukaba uzi ko ariko bimeze ko zidakira, ukaba utemera ibitangaza gukiza indwara, ukaba utazi ko sida yakira za ndwara zikomeye, kuko ntabyo ufite muri wowe, nta n'ubwo unabyemera ko bibaho. Ngiye nibaza ku mwuka uri muri wowe, kuko ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera harimo kurambika ibiganza ku barwayi bagakira. Ikindi kimenyetso kivugwa kizagumana n'abizera ngo bazavuga mu ndimi nshya. Kuvuga mu ndimi nshya nacyo ni ikimenyetso kizagaragara ku bizera. None rero niba icyo kimenyetso nacyo kitagaragara ku buzima bwawe, nibaza niba uri ku ruhande rw'abizera, kuko niko Bibiliya itubwira. Ikindi kimenyetso bavuga muri Bibiliya kizagendana n'abizera, nakubwiye ngo uze kuhasoma, utavuga ngo uri kubikura hehe. Nakubwiye ngo uze gusoma Mariko 16 umurongo wa 17, ngo bazanywa ikintu cyica ariko bo ntikigire icyo kibatwara, kandi abandi bakinywa kikabica, ariko we nakinywa ntigire icyo kimutwara. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari ku ruhande rw'abizera, hari ibyica abandi ariko we byamugeraho ntibigire icyo bimutwara. Ugasanga ibintu bihungabanya abandi, we ntibimuhungabanya. Niki ibi bintu bishatse kuvuga? Kubera iki? Kuko ari ku ruhande rw'abizera. Ibi rero ni ibimenyetso bijyana. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahagaze neza mu Mana, imbaraga z'Imana zigomba kugaragara ku buzima bw'uwo muntu. Wumvise? Imbaraga ngo umwuka wera nabamanukira muzahabwa imbaraga. Reka mbabwire, ese uragira ngo urambwira ngo ubu nabamba mu nzu nirira ibiryo biciriritse bisanzwe, nirira umuceri, nkarya kahunga, nkarya ibishyimbo, nkajya bya biryo bihendutse cyane kubera ubukene bwanjye. Urambwira ngo umukire naza tukabana tugafatanya ubuzima, nzakomeza kurya bya biryo naryaga? Nzatangira kurya ibiryo bihenze kubera ko ndi kumwe n'umukire dufatanije ubuzima? Ariko iyo ndi njyenyine nshobora kurya ibiryo biciriritse cyane. Kubera iki? Kubera ko ntifatanije n'umukire. Ariko iyo umukire yaje tugafatanya ubuzima burahinduka, nkatangira kugura ibyo ntashoboraga kugura. Uko niko binagenda rero mu buzima Imana yagezemo. Iyo Yesu yamaze kugera mu buzima, ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo ibyo wakoraga, ni ukuvuga ngo hari ibintu wakoraga mu buzima wari ufitiye ubushobozi utashoboraga, wari ufite limitations mu buzima bwawe. Hari ibintu washoboraga gukora, hari n'ibyo utashoboraga. Ariko iyo umwuka w'Imana yageze muri wowe, atangira kugushoboza gukora ibirenze ibyo washoboraga gukora utamufite.
niyo mpamvu abantu bagendana n'Imana imbaraga z'Imana zigaragara kuri bo, ibitangaza n'ibimenyetso bitangira gukoreka, za ndwara zitwaga ko zidakira bashobora kuzisengera zigakira, bya bibazo byari byarananiye gukemuka bishobora gukemuka kubera imbaraga z'Imana zamanutse. Nguko uko bigenda iyo umuntu ahagaze neza mu Mana, imbaraga z'Imana zigaragara mu buzima bw'uwo muntu. Na Yesu yarabyivugiye, Yesu yarivugiye ngo uzanyizera ngo azakora ibyo nakoze ndetse anarenzeho. Uze gusoma muri Yohana 14 ngo uzanyizera azakora ibyo nakoze ndetse no kubirenza, niko Yesu yavuze. Niba rero wowe utajya wemera ibitangaza, nibaza umwuka uri muri wowe. Ese Yesu yaribeshye ko ari we wabivuze ngo uzanyizera azakora n'ibirenze ibyo nakoze? Nguko rero uko bigenda. Niba imbaraga z'Imana zitagaragara ku buzima bwawe, ukaba uri umuntu wibera mu buzima busanzwe, ukibwira ko ibyo washoboraga utarakira Yesu mu buzima bwawe ari byo uzakomeza gushobora, ukaba uzi ko Imana, ukaba utemera ko Imana yagukoresha ibirenze ibyo wakoraga, ni ukuvuga ngo rero question mark, imbaraga z'Imana zigomba kugaragara mu buzima bwawe. Tugiye rero ku kintu cya gatatu ari nacyo cya nyuma, cyerekana ko umuntu ahagaze neza mu Mana. Umuntu uhagaze neza mu Mana ntabwo ari ukwera kw'Imana kugaragara ku buzima bwe gusa, si n'imbaraga z'Imana zigaragara ku buzima bwe gusa, ahubwo hari ikindi kintu cya gatatu Bibiliya imwemerera, ijambo ry'Imana rimwemerera ko kizagaragara ku buzima bwe. Ni imigisha Imana itanga. Ni imigisha Imana itanga. Nanone iyo twitegereje ubuzima bwawe tukabuburaho imigisha Imana itanga, nabwo bidutera ikibazo kumenya umwuka ukorera uwo ari wo, cyangwa se kumenya, ni ukuvuga ngo mu buryo, reka mbivuge kuri ubu buryo, ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka haba hari ikibazo ufite iyo imigisha y'Imana itari ku buzima bwawe, kuko ntabwo Imana yaba ifite ibyiza itanga ngo ibikwime kandi nta kibazo mufitanye. Uri kunyumva? Ntabwo umubyeyi ashobora kwima umwana we ibyiza afite kandi nta kibazo afitanye n'uwo mwana. Iyo rero imigisha y'Imana itagaragara ku buzima bwawe, nabwo bitwereka ko ushobora kuba ufite ikibazo mu buryo bw'umwuka, kuko ntabwo numva ukuntu Imana yakwima. Bibiliya tubwira ngo nta kintu cyiza zima abagenda batunganye. Ni ukuvuga ngo umuntu ugenda atunganiye Imana, Bibiliya itubwira ko nta kintu cyiza Imana izamwima. Wowe rero niba hari ibyiza ubura Imana itanga, hari imigisha y'Imana utabona, ni ukuvuga ngo question mark, ni ukuvuga ngo hari ikibazo ufite mu buryo bw'umwuka. Wabimenya utabimenya, wabyemera utabyemera, wabyizera utabyizera, ni ukuvuga ngo niba hari imigisha y'Imana udafite, ni ukuvuga ngo hari ikibazo ufite mu buryo bw'umwuka. Turajya tugiye mu gutegekwa kwa 2:28, ndagira ngo tuhasome wumve ko havuga. Mu gutegekwa kwa 2:28, mu gutegekwa kwa 2:28 umva ukuntu batubwira. Baratubwira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, ngo kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Aka kantu ndagira ngo nongere nkasubiremo, ngo uzagira, ngo kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Ndagira ngo wumve, baratubwiye ngo niwumvira Uwiteka Imana yawe, ngo iyi migisha yose izakuzaho ikugereho. Iyo migisha rero barakomeza bayivuga, uze gusoma gutegekwa kwa 2:28 umanuke hasi, barakubwira imigisha igomba kugera ku buzima bwawe niwumvira Imana. Iyo rero iyi migisha bavuga mu gutegekwa kwa 2:28 itaje ngo igere ku buzima bwawe uyibone, twibaza niba kiriya kintu, twibaza niba wumvira Imana. Kuko barakwizeza ko nuba wumvira Imana ukitondera amategeko yayo, ukagira umwete wo kuyumvira, ngo iyi migisha, iriya migisha bavuga mu gutegekwa kwa 2:28 ngo izakuzaho ikugereho. Iyo rero iriya migisha itaje ku buzima bwawe ngo ikugereho, tukayibura ku buzima bwawe, ni ukuvuga ngo ibyo nabyo bitwereka ko ushobora kuba ufite ikibazo mu buryo bw'umwuka. Kuko nakubwiye ngo ntabwo umubyeyi ashobora kwima umwana we ikintu cyiza ari nta kibazo uwo mubyeyi afitanye n'uwo mwana. Niyo mpamvu nababwiye ngo hari ibintu Imana idaha umuntu kubera urwego rwo mu mwuka ariho, ikabona ko ibimuhaye byamugusha, bigatuma Imana itagira gute, hari ibintu itamuha. Nk'ubu Imana ikaba ishobora kutama imodoka ngewe Valens, kubera ko ibona ko urwego rwo mu mwuka ndiho, iramutse impaye imodoka nagwa nkabivamo, cyangwa se impaye etaje nagwa nkabivamo, bigatuma mbaho mu buzima butagira etaje, butagira imodoka, kubera ko Imana ibona byambera ibigusha ngewe, kubera urwego rwo mu mwuka ndiho. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo hari imigisha y'Imana itagaragara ku buzima bwawe, haba hari ikibazo ufite mu buryo bw'umwuka. Ushobora kuba ukiri umwana mu mwuka, cyangwa se hari ibindi bintu bikugendaho utazi, utari wabohokaho. Ndagira ngo ubyumve rero, ni ukuvuga ngo ibi bintu uko ari bitatu
bigomba kugaragara ku buzima bwawe. Niba uhagaze neza mu Mana, niba umwuka w'Imana ari muri wowe, niba uba mu buzima butunganiye Imana, kwera kw'Imana kugomba kugaragara ku buzima bwawe. Imbaraga z'Imana zigomba kugaragara ku buzima bwawe, n'imigisha Imana itanga igomba kugaragara ku buzima bwawe. Tugiye gusoreza kuri uyu mugabo bita Pawulo, kuko tugiye kureba niba ibi bintu bitatu twavuze, kuko Pawulo wenda twamufata nk'intangarugero, ni umuntu wagarukiye Imana, ibintu by'Imana bihagararamo neza. Ese ibi bintu ko ari bitatu byagaragaye ku buzima bwe? Reka turebe Pawulo niba ibi bintu bitatu tuvuze, wenda dufashe umuntu umwe muri Bibiliya nka Pawulo, turebe niba ibi bintu bitatu byaragaragaye ku buzima bwe, kuko tuzi ko ni umuntu wagarukiye Imana, yiha Imana rwose, yiyegurira Imana, aba mu buzima butunganiye Imana. Nyuma yo kuba mu byaha yagarukiye Imana, ahagarara neza mu by'umwuka. Reka turebe ko ibi bintu yari abifite. Ikintu cya mbere twabonye ko umuntu uhagaze neza mu Mana, kwera kw'Imana kugaragara ku buzima bwe. Reka tujye turebe niba Paul kwera kw'Imana kwaragaragaraga ku buzima bwe. Tugiye gusoma ibyakozwe n'intumwa 24:16. Ibyakozwe n'intumwa 24 umurongo wa 16. Ibyakozwe n'intumwa, munyihanganire dukoresha Bibiliya, 24 umurongo wa 16. Pawulo yaravuze ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi. Ndagira ngo wumve, Paul yari afite Paul yahirimbaniraga kugira umutima utamurega ikibi. Ndagira ngo wumve kwera kw'Imana kwagaragara. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wirindaga ibyaha, wakwepaga ibyaha. Ni ukuvuga ngo umutima we yarawurindaga cyane, yirindaga kugira umutima utamurega ikibi. Ndagira ngo ubyumve rero ko kwera kw'Imana kwagaragaraga ku buzima bwa Paul. Yangaga ikintu cyitwa icyaha. Dusomye no mu Bakorino ba mbere, mu gitabo cy'Abakorino ba mbere, naho reka tuhasome 9:27. Abakorino ba mbere 9:27. Ndagira ngo wumve uko Paul yari ameze. Abakorino ba mbere 9:27, ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Ndagira ngo wumve, ngo mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha iby'uburetwa, ngo ubwo maze kubwiriza abandi, ngo nanjye ubwanjye ntaboneka ko nemewe. Ni ukuvuga ngo Paul afite ukuntu yitwararikaga, kubera ko yigishaga abandi, kugira ngo nawe atazagaragaraga umugayo, kandi ari we wigisha abandi. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwe yaharaniraga, ni ukuvuga ngo yabaga mu buzima bwejejwe bwirinda ibyaha. Iki nicyo kintu cya mbere rero kiba ku muntu uri mu mwuka w'Imana cyangwa uhagaze neza mu Mana, aba mu buzima bwo kwirinda ibyaha, mu buzima bwejejwe butunganiye Imana. Icya kabiri rero, reka turebe ko icya kabiri kigomba kugaragara ku buzima bw'umuntu uri mu imbaraga z'Imana cyangwa se uhagaze neza mu Mana. Reka turebe niba cyaragaragaye ku buzima bwa Paul. Twabonye ko ikintu cya kabiri kigomba kugaragara ku muntu uhagaze neza mu Mana ni imbaraga z'Imana. Ese imbaraga z'Imana zagaragaraga mu buzima bwa Paul? Reka tubirebe. Tujye mu byakozwe n'intumwa 19 umurongo wa 11. Ibyakozwe n'intumwa 19 umurongo wa 11. Ibyakozwe n'intumwa 19 umurongo wa 11. Ndagira ngo wumve ukuntu havuga. Haratubwira ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye. Uri kumva aka kantu? Ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye. Ni ukuvuga ngo Paul yakoreshwaga ibitangaza bikomeye. Ni ukuvuga ngo Paul ntago yabaga mu buzima bweshejwe gusa bwo gutunganira Imana, ahubwo n'imbaraga z'Imana zagaragaraga ku buzima bwe. Kwera kw'Imana kwagaragaraga ku buzima bwe, ndetse n'imbaraga z'Imana zikagaragara ku buzima bwe. Ngo Imana yakoreshaga amaboko ya Paul ibitangaza bikomeye. Donc ubuzima bwa Paul bwagaragazaga imbaraga z'Imana. Noneho tugiye ku cya gatatu, aricyo tugiye gusorezaho. Tugiye kureba ese imigisha y'Imana yo yagaragaraga ku buzima bwa Paul, ko twabonye ko ari bitatu: kwera kw'Imana, imbaraga z'Imana n'imigisha Imana itanga. Tugiye kureba niba mu buzima bwa Paul harimo imigisha y'Imana. Tugiye gusoma munyihanganire dukoreshe Bibiliya. Tugiye gusoma mu Bafilipe 4 umurongo wa 18. Igitabo cy'Abafilipe 4 umurongo wa 18. Munyihanganire mashake, kuko ndagira ngo tujye dukoresha Bibiliya, kuko ushobora kuvuga utari ko Valens biriya bintu arimo kuvuga ari kubikura he. Niyo mpamvu ngira ngo nkwereka aho byanditse mu gitabo cy'Abafilipe 4 umurongo wa 18. 4 umurongo wa 18. Ndagira ngo wumve uko avuga, uko Pawulo avuga. Aravuga ngo dore mfite ibinkwiriye byose. Uvuze nshatse sinakwirekerera aho ngaho hari ibindi nkeneye kukubwira. Ngo dore mfite ibinkwiriye byose,
ngo ndetse mfite n'ibisaga, nta bindi nongera kukubwira ibira, ngo dore mfite ibinkwiriye byose, ngo ndetse mfite n'ibisaga. Paul yari afite ibimukwiriye byose ndetse akagira n'ibisaga. Ndagira ngo wumve rero ko ibi bintu bitatu twavuze byari biri ku buzima bwa Paul, kubera ko yari ahagaze neza mu Mana. Icya mbere, kwera kw'Imana kwagaragaraga ku buzima bwe. Icya kabiri, imbaraga z'Imana zagaragaraga mu buzima bwa Paul. Gatatu, n'imigisha Imana itanga byagaragaraga ku buzima bwa Paul. Nawe rero niba uhagaze neza mu Mana, ni ukuvuga ngo ibi bintu uko ari bitatu bigomba kugaragara ku buzima bwawe. Nihaboneka kimwe muri ibi bintu uko ari bitatu bitagaragara ku buzima bwawe, ni ukuvuga ngo uzamenye ko ufite ikibazo mu buryo bw'umwuka. Wabimenye utabimenye, uzamenye ko ufite ikibazo mu buryo bw'umwuka. Ibi bintu bitatu bindi bitagaragara ku buzima bwawe. Ngiye gusoza rero nkusengera kugira ngo Imana igufashe. Icya mbere ndagusengera ni ukugira ngo Imana igufashe kugira ngo uhagarare neza muri ibi bintu by'umwuka. Icya kabiri ndi bugusengere ni ukugusabira kugira ngo ibi bintu byose uko ari bitatu biboneke ku buzima bwawe. Imana yacu, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, nsengeye Imana uyu muvandimwe wanjye ukurikiye iyi nyigisho, ndamusabiye Imana kugira ngo umushoboze guhagarara neza mu by'umwuka, umushoboze kugenda neza nk'uko ubishaka no gukora ibishimwa nawe. Hanyuma y'ibyo Mana ndasenze kugira ngo ibi bintu byose uko ari bitatu tubonye biboneke ku buzima bwe. Reka ubuzima bwe bugaragaze kwera kwawe. Reka ubuzima bwe bugaragaza imbaraga ugira. Reka ubuzima bwe bubonekeho imigisha yose utanga. Uku niko musengeye Imana ishobora byose. Ubwo yashoboye gukurikira iki cyigisho, ndasenze kugira ngo ibi bintu byose uko ari bitatu biboneke ku buzima bwe. Kwera kwawe, imbaraga zawe n'imigisha utanga. Ndagushimiye ko ugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.